bene data ubwo bugingo Imana iri kiravuga iyo kwitegereje ese urabufite ese warabwakiriye ese uburimo ese ubuhagazemo ubwo bugingo nicyo kintu gikomeye ku Mana. Imana iravuga ngo nubwo abakiranutsi barindwi bapfa nk'abatagaza ariko gakizwa umuntu umwe mu ijoro haba impundu zikomeye cyane. Bene data reka twongere kandi kugira ishaka ryo kubwira abantu Yesu, kubwira abantu by'ubugingo buhoraho, kubwira abantu yuko hari agakiza Imana yatanze, hari abapfira abazukiye. Reka tugire iyo nyota iyo turavuga rero kubaka duhereye mu iherezo, turavuga ubwo bugingo ese urabufite ese warabwakiriye. Nimba utarabwakira iki nicyo gihe cyiza cyo kuvuga ati Mana ndakwifuza mu buzima bwanjye. Dawudi yaravuze ngo naho ndi mugisha mfite atari wowe Mana. Abantu bubatse bahereye ku iherezo bahagaze mu itanga. Reka mwibutse ikintu kimwe, iyo tuvuga iherezo turavuga iki? Ijambo riravuga ngo ni alpha na omega, niwe tangiriro n'iherezo. Iyo rero turavuga ku iherezo turavuga iyi yahozeho kandi rero kaza iteka ryose kandi nifite itangiriro nifite n'iherezo, ni alpha na omega. Iyo tugiye kureba mu iherezo nta kindi kintu tubonayo. Iyo tugarutse mu itangiriro nta kindi kintu tubonayo. Tukifuza kuzabana nayo iteka ryose kandi tukanifuza kugendana nayo uyu munsi kuko ni Imana omega kandi ni Imana mu itangiriro. Rero iyo umaze gusobanukirwa ibyo, ubwo nibwo bwenge bw'Imana, ni alpha na omega. Ese uhagaze hehe? Ese ninde alpha wawe? Ese ninde omega wawe? Iyo utangiye kwiyumvira gutyo utangira kandi gusubira muri bwa buzima Imana yaguhamagariye kubamo. Iyo ni intambwe ya mbere ikomeye cyane mu buzima bwacu yo gusubira mu mugambi w'Imana, twakira uwo Imana yibambiye ku musaraba imushyize ku giti kugira ngo dushobore gukira. Nk'uko nawe yafashe igiti akagikuramo ubwato buzamukiza, niko natwe kuri kiriya giti cy'Igorogota uwo Yesu Kristo yabambwiweho, aho niho dukirira, aho niho tubohokera, aho niho dusubira mu mugambi w'Imana. Rero ndaguhamagarira tutarajya muri byinshi, tutaravuga byinshi, tutaravuga intambwe zindi zikomeye ziri imbere, tugomba kwanza gushyira ubuzima bwacu ku rutare, kuko iyo niyo fondasiyo ikomeye, iyo niyo fondasiyo itazigera inyeganyezwa. Umunyabwenge ngo arabirebye abona umuyaga uzaza, abona imivu izatemba, ngo maze ngo umupfu ngo yapfa kubaka gusa, bamukomera amashyi, baramuririmbira, inzu barayitaha, bakora fete, yubatse inzu yayirangije. Ari igitondo kimwe umuyaga warahushye, imivu iraza, ngo ya nzu y'umupfapfa iragenda irashira, niyongera kandi no kugaragara, ariko inzu y'umunyabwenge yarahagaze irakomera. Muri ubu buzima tubayemo hari ubuzima bw'abantu buzarangira, butazigera kandi bugaragara, butazigera kandi bubona, ariko hari ubuzima bw'abantu butazarangira. Abari muri Kristo bazahora iteka ryose. Uko byagenda kose, imiyaga, imifunda, ibihe bitandukanye, urupfu, ibibazo byose nta kugira bidutwara, kuko dufite ubuzima bw'iteka ryose muri twebwe. Biravuga ngo kuko kubabazwa kw'igihwaye kwa kanya gato ngo ntabwo twabigereranya n'ubwiza tuzambara bw'iteka ryose. Kuko bw'Imana reka muhamagarire fata icyemezo cyo gutera intambwe kuza muri ubu buzima Imana yaguhaye ku buntu ubwakire. Reka nta buzima ufite, biratubwira ngo twari dupfuye tuziba ibicumuro byacu. Ntabwo Yesu yaje kudusaba ubuzima dufite kuko ntabwo twari dufite, ariko yaje aduzanira ubwiwe, tumuhereza ubupfu bwacu, tumuhereza urupfu rwacu, tumuhereza ibyaha byacu, maze aduhereza ubuzima. Icyampa uyu munsi ugafata icyemezo cyo kuza kuri uyu mwana kugira ngo ubuzima bwawe bushobore kubwirwa neza muri we, kugira ngo ushobore gusura mu mugambi w'Imana. Iyo niyo ntambwe ya mbere tuvuze uyu munsi tugomba kuhagararamo, tugomba kugenderamo, tugomba kwibandaho cyane mbere yuko tuvuga n'ibindi bintu bitandukanye biri imbere. Tuvuga hejuru kubaka duhereye mu iherezo, bibutse yuko ni alpha na omega. Tutangiye gushakisha kureba iherezo, nta kindi kintu tubona mu iherezo. Ntabwo tubona ubutunzi, ntabwo tubona amafaranga, ntabwo tubona gukomera, ntabwo tubona imbaraga, ntabwo tubona ibyubahiro, ntabwo tubona ibihambaye. Iyo turebye cyane mu iherezo, turebayo, tubonayo, tukakirayo, tukamenya yuko ibindi byose nta gaciro bifite. Utayifite ntacyo muri cyo, kandi wagaruka mu itangiriro ugasanga n'ikindi kintu kihari, kuko mu itangiriro nta kindi kintu cyari gihari, yari Imana. Ngo mbere na mbere Imana mu itangiriro niyo yari ihari. Wagera mu iherezo ugasanga nta kindi kintu kiriyo, nta mazu ariyo, nta bwenge buriyo, nta buhanga buriyo, nta bintu bikomeye, nta byubahiro biriyo, ugasanga niyo iriyo. Niyo urangiza ukavuga nka David ukavuga ngo nta wundi mugisha mfite atari wowe Mana. Rero aho ngaho uhagaze ahantu hazima, ubuzima bwawe bubatse ku rutare ruzima, nta kintu na kimwe uba washyizemo kugira ngo ubakireho. Ariko abantu benshi impamvu banyeganyezwa nuko barebye mu iherezo, ntibabonayo, babona ubutunzi, babona imbaraga, babona ibyubahiro. Baravuga ati bino bintu ngomba kubigeraho byanga byakunda, ntabigezeho ntabwo nzakomera, ntabifite
ntabwo bazamubera amashyi ntabifite imiryango ntizanyengurirwa umuntu akirirwa ashakisha ibyo akirirwa yirukanka inyuma y'ibyo ngibyo akirirwa akora ibintu bitandukanye bamwe barica bamwe bariba bamwe bakora ibintu bitandukanye abandi bagahitamo inzira zo kwiga no kuminuza si bibi ni byiza ariko ibyo byose biranyeganyezwa nshuti z'Imana byose bifite aho bikubitira bifite aho bigera bikananirwa ariko dufite ubutananirwa iyo twitegereje iyo turebye neza iyo twinjiye mu ijambo rye iyo twumvise amagambo ye ngo bumva amagambo yanjye ngo bakayakomeraho bameze nk'umunyabwenge wasezuye ku rutare iyo twitegereje muri aya magambo biravuga ngo ijambo yahozeho kandi yoranye Imana mbere na mbere ijambo iyo winjiye muri iryo jambo usanga mu itangiriro nta kindi kintu cyari gihari ni Yesu wari uhari wareba mu iherezo ugasanga nta n'ikindi kintu gihari ni Yesu uriyo maze ukagaruka ukavuga ati mpisemo kumbera urufatiro kandi mpisemo kumbera iherezo icyo gihe ubuzima bwawe waba uri secure waba uri securize waba uri umutekano udasanzwe ku buryo ibyaba byose ibyo wahura nabyo byose muri uru rugendo urimo kugana muri bya bindi Imana yakuvuzeho hano mu isi muri ya mirimo myiza Imana yakuremeye muri Kristo nta kintu na kimwe kiguhungabanya n'inzara n'ubukene n'urupfu n'ubwoba n'ibyiza n'ibibi nta kintu na kimwe kiguhungabanya kuko muri we uri amahoro Kristo muri we ibyizigiro by'ubwiza Yesu aba umugisha Yesu abahezagire tuzakomeza turavuga ku ntambwe ya kabiri intambwe ya gatatu intambwe ya kane intambwe ya gatanu ariko iya mbere iruta izindi zose ni urufatiro duhereyeho dushyizeho kubakira kuri we kuko wamaze kumenya yo mu iherezo nta kindi kiriyo mu itangiriro nta kindi cyari kiriyo ni Yesu Kristo Alpha na Omega uko yari nuko ari kandi uko azahora iteka ryose Imana iguhe umugisha wowe ufashe icyemezo wahurikiye uyu mwanya wo kuza kuri Yesu wo kumva ati iherezo ryanjye iyo nitegereje iyo ndebye nta kindi kintu ndimo ndabona reka kureba ubwenge reka kureba amashuri reka kureba ibikombe reka kureba ibyo wumva n'ibyo wabwiwe bitandukanye ndakwifuriza nureba iherezo ryawe ubone Yesu nureba n'itangiriro wabari ubona maze ugendane nawe niba ushaka kumwakira uyu mwanya reka nguyobore mu isengesho rigufi cyane uwizere umutima wawe maze watuza akanwa kawe uvuga ati mwami Yesu ndakwakire mu bugingo bwanjye umbere umwami n'umukiza umbabarire ibyaha byanjye byose kuri amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu yandike mu gitabo cy'ubugingo guhera uyu munsi ndemeye kuguyoboka no kugukurikira ubuzima bwanjye bwose ijambo ryawe riravuga ngo abamwakiriye wabaye ububasha bwo guhinduka abana bawe uyu munsi mbaye umwana wawe mbaye icyaremwe gisha ibya kera birashize uyu munsi ntangira urugendo rushasha ngendana nyobogwa n'umwuka wera wawe urakoze Yesu amen Yesu aguhe umugisha Yesu aguhezagire ushake utwandikire tuzagufasha mu rugendo ndetse tugufashe no kuronka itorero wateraniramo rirusheho kugufasha mu ntambwe zikurikira kuko ubu n'ubuzima bushasha winjiyemo Yesu abezagire tuzakomeza tuvuga ku ntambwe zikurikira tuvuga hejuru y'ibintu bitandukanye nyuma y'uko umuntu ashize urufatiro ubuzima bwe ku rufatiro ubuzima ari Yesu Kristo kuko akubereye iherezo kandi akubereye itangiriro maze tugende turareba hagati aho ngaho rero n'ibindi bintu byindi izi ntambwe zindi umuntu agenda ashyiraho agenda ahura nazo kugira ngo ukomeze kubaka iby'Imana yakuvuzeho mwibuke iyo atari witeka wubaka yubakira ubusa shalom Yesu abuhe